gacuma nuko ajya kuyazana. Akigenda aramuhamagara ati ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka Imana ihoraho yawe, nkurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu nshigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo. Ubu dore ndatoragura udukwi tubiri kugira nsubire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire. Eliya aramubwira ati witinya, genda ubigenze uko uvuze, ariko banza umvugireho akanjye ukanzanire hano, maze ubone kwivugira n'umwana wawe. Kuko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuze itya ngo icyo giseke ntabwo kizaburamo ifu, n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo, kugera ku munsi Uwiteka azavumira isi imvura. Kadukomere ijambo ry'Imana amashyi. Narivuze dukomere ijambo ry'Imana amashyi. Imana ifunga akagezi ifungura akandi. Icyo Imana yagutekerejeho ntabwo ari ubungubu kigiye gusohora, cyangwa se ubungubu igiye kugitekerezaho. Yagitekereje kera cyane isi itararemwa. Ni ukuvuga ngo ibyo ucamo byose wowe biragutungura, ariko ku Mana ntabwo bigitungura. Ni gahunda yapanze isi itararemwa. Ni ukuvuga ngo mu mugambi w'Imana hari ahantu ikujyana bitewe n'uko umwana w'umuntu amenyera ikintu kimwe, aba yumva ari cyiza cyane, aba yumva kimuryoheye, aba yumva atakivamo, aba yumva atagihemukira, aba yumva aho hantu hari uburyo mu mutwe we hisetinzemo, akumva yuko yaguma kuri icyo kintu kimwe. Ariko Imana yo ibireba ikindi kintu kiri imbere yawe kigiye kukugirira neza, kigiye kuguzamura, kigiye kugushyira ahandi hantu, kigiye kugushyira mu bindi bihe. Ni ukuvuga ngo Imana yireba yo yireba ejo, ariko umwana w'umuntu iyo areba agace aherereyemo. Impamvu umwana w'umuntu yiganira cyane akazana ibibazo cyane ni uko agace aherereyemo niko bashaka kureba ngo kabe keza gusa. Nyamara Imana ireba igasanga hari n'akandi gace ishaka kuguhereza, ishaka kugutuzamo, ishaka kukwaguriramo. Iyo ireba rero hari ubwo iguteza ibikusharira kugira ngo ka gace nanone ukavemo yateguye akandi gace. Vuga ngo amina. Aburahamu, reka mpere kuri Aburahamu njya kugera kuri Eliya. Aburahamu yari afite abashumba, arababwira ngo mugende mujye gufukura amariba. Bafukura amariba ya mbere, abandi bashumba bagira gute? Barayapfuka, bayagira nabi. Afukura irindi riba, nabwo barongera baritonganira. Ntabwo yigeze ayera muri ya mariba yose, ntabwo yigeze ayera hahandi yapfukuye. Ndavuga ati nongeye guteza intambara kubera yuko nafukuye iriba bakaba baritonganiye buhoya. Imana yawe ibirimo iragutestinga, ibirimo irakugerageza, ibigerageza ukwizera kwawe, ibigerageza umutima wawe, ibigerageza urugendo rwawe, ibigerageza uko wifata. Niba iyo wizeye koko cyangwa wizeye Imana. Vuga ngo haleluya. Ntabwo Imana igw'ikigeragezo udafite ukwizera kwacu. Oya, akenshi igw'ikigeragezo kingana no kwizera kwawe. Kandi Imana igucishije mu kintu kikuremereye, jya umenya icyo uri cyo. Umuntu uzakomera aca mu muriro, umuntu uzakomera aca mu magambo, umuntu uzakomera aca mu gukubitwa, umuntu uzakomera aca mu buhenebere. Ariko ejo hiwe hari ahantu heza, hari icyo Imana irimo iragutoza. Gishobora gufata umwaka, gishobora gufata imyaka ibiri, gishobora gufata imyaka itatu, birashoboka. Ntabwo gutinda kw'ikintu biba bivuze yuko Imana yerekeye aho. Kandi wowe kuba utari gusubizwa ntabwo bivuze ko abandi batari gusubizwa. Oya, abandi bari mu mashini. Iyo uri kurira abandi baba mu Mana, we ndashima Imana. Ni ukuri etaje ubu ngubu yari igiye kundimaho, ariko nabonye amafaranga ubu ndayujuje. Wowe wabuzaga ya school fees, undi ari gushimira etaje. Wowe wabuza ya tiketi, undi ari baragushimira yo barasanye bari bazifashe za miliyari. Ariko ndashima Imana
zafungutse. Unyumvire abo bantu babiri baratandukanye. Imana irimira ko nibiba bivuze yuko uwo uri gushima za baro we bamutaye hoya. Hari igihe cyawe nawe kizagera uzaba urimo urashima, uzaba urimo urazamura icyubahiro cy'Imana. Buri muntu wese agira igihe cye. Vuga ngo haleluya. Amen. Ntangazwa n'umuntu ugira ishyari, ndatangara kubera ko ugize ishyari nyamara wa muntu arimo aragukinguka ngo nawe uzaza ushima. Ntuzagirire ishyari umuntu waguze inzu, waguze imodoka, waguze icyuya, arimo umva kuri lisite y'Imana. Nuko Imana yabigenje, yanditse ko uwo mwaka azaba afite urugo, azaba afite inzu, azaba ari uko ameze. Ariko nyamara uwo muntu mushobora kuba mukurikirana kuri lisite. Mbwira mugenzi wawe ngo ni ukuri Imana iguha umugisha basanga ari wowe umurikiye. Ariko munyeganyeze umwishimire urenge n'abandi wasanga ariko ntagira n'ibimeze bitera. Imana ifunga akagezi kamwe, ifungura kandi kagezi. Ntabwo Imana ikora ikosa ryo gufunga akagezi bikwicisha inyota hoya. Ibifite undi mugambi ku buzima bwawe, ibifite indi nzira ku buzima bwawe. Inzira z'Imana zitandukanye n'inzira z'abantu b'abantu. Inzira z'Imana zirenze ibihumbi, inzira z'Imana zirenze imitekerereze yawe. Bwana asifiwe. Uyu mugabo dusomye yitwa Eliya. Imana yaramubwiye, yaramaze gufunga imvura, ateza inzara muri Isiraheli. Amaze guteza inzara muri Isiraheli, inzara iramurya. Imaze kumurya, Imana iramubwira ngo noneho Gisarafati hariyo umupfakazi. Ikintu cy'Imana yatumiye umva. Imana itumye Eliya afunga imvura kandi ateza inzara mu gihugu. Kandi hari undi mupfakazi uri gusenga ngo Mana agafu nakanyuma none ndapfuye. Imana iravuga ati noneho rero uyu mupfakazi nta kwizera afite ukwizera ko gupfa bwa nyuma. Reka mpagurutse ufite ukwizera witwa Eliya. Nabyumvise neza. Reka mpagurutse ufite ukwizera witwa Eliya agenda gusanganira umupfakazi Sarafati. Namara kugerayo arabanza wumvise ikintu cy'igitangaza. Eliya yageze abwira umupfakazi ngo banza unteke. Umva afite agahinda kabangwa gafuni gake aripiri. Arangije naramubwira ati ahubwo nako gafu kantekere n'iri. Umupfakazi ari gusenga ati Mana turapfuye. Imwohereje n'undi nawe uje kurya kagafu. Ufite 500 bakakubwira ngo none tudutere irangi. Kandi niyo ufite. Ishabaye ni kimwe. Mwakimara kumusongera kagafu kose, akimara kurya yatura ijambo ry'Imana yashakaga. Kuko Imana ifunga imvura, ifungura n'imvura. Yarangije aravuga ati guhera uyu munsi ndafungura ifu, ndafungura amavuta, ndafungura buri kimwe. Reka mubwire inshuti ya hari Eliya yawe ugiye guhura nawe, hari Eliya wawe ugiye guhura nawe, hari Eliya wawe ugiye kugendana nawe muri iki gihe cy'Imana. Imana igutegurira Eliya ugusubiza imbaraga mu bugingo, ugusubiza imbaraga ahandi wakomeretse, ahandi waguye, ahandi wasubiye inyuma. Imana igutegurira Eliya ugufata ukuboko kugira ngo mugendane, kugira ngo mugendane, kugira ngo agukomeze mu gihe gikomeye, agukomeze mu gihe kigoye. Imana ntabwo yemera ko umuntu agenda wenyine, agutegurira Eliya wawe. Bwana asifiwe. Imana ijya imenya imitima yacu ko yatemyebutse, ikamenya ko imitima yacu yakubiswe hasi. Imana ntabwo ikureka wenyine, igutegurira Eliya. Ntabwo ubuze uburyo ari buzeho, ariko igutegurira Eliya wawe. Imana izi ubuzima uba waraciyemo, Imana izi amarira uba wararize, Imana izi agahinda uba ufite. Imana isengesho ry'ibwirira ryumva niyo utavuga ibiri birumva ibintu bihinda mu mutima wawe. Rero hari ikintu ikora, ihagurutsa Eliya, ikamuhagurutsa, ikamuhaguruka Eliya we. Hari
nziza Eliya. Kandi Eliya wawe ntabwo umenya aturutse. Hari ubwo wizera ko Eliya wawe ari wa muntu uririmba cyane, ari wa muntu ufite amafaranga, ari wa muntu ukajya urebayo ugahamagara ngo Eliya we, ese ko wanyibagiwe? Eliya we, ese ko wakoze ikintu ngo Eliya bamuhamagara? Ahubwo Imana iyimuhamagara ikamubwira ngo haguruka ugende, isaha yageze. Haguruka ugende, isaha yo gutabara yageze. Haguruka ugende, isaha y'umwana wanjye yageze. Haguruka ujya icyambu kavuza karuriya. Hahantu bawumva wanzima, hahantu bawumva wanzisi, hahantu bawitotomye ukavuga ngo ngiye sinzongera gusenga. Wa Mana, Imana itegura Eliya wawe. Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi ngo byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atazarimuka, ahubwo yanezezwe no kubona ijambo ry'Imana. Bwana asifiwe sana. Ndabwira abantu ngo kugira amafaranga, kugira ibisigi wati ni wati ni byiza, nabyo ni byiza kuri twebwe, ariko cyane ugahura na wa mutima wo gushaka Imana. Ntazagushuke kugira ngo ngende ambwira abantu mama titles iki byose nishaka nzatubese imodoka igezweho nta nubwo iraza. Imodoka numva yagiraza. None imodoka nabwiye abantu imodoka ni amabati bashira akarangi bagateranya pine baro ukagenda. Ni umutaka ukurinda imvura, ariko ugasanga umuntu mumeze mute ubundi yumva kugonza ibimbabura. Ikintangaza sindabona umukire bakora imva ngufi ngo atakirwa, none se ko mushize mu mbaho zitari biguruze ngo atakisi ndamubona no kuri pe umukire. None avuga ati none se ngiye nashakaga muvura. Oya, niyo bamuzaniye impusu ajya mwayitera irangi, mutayitera irangi je mwabo ryamisha kumucuritse. Hari umukire umwe wo muri Kenya nagiye kuyobora umuhango wo kujya gushingura. Hanyuma turumva ari uburyo bajya koza n'ibiki byose, basabaga ko umukozi w'Imana bakomeza senga, ariko no bari beshe bakora, yari muremure bakora babona birimo birarenga, turasubirayo kandi yari ihenze iyo sanduku bamushizemo. None wese ikintu bakoze bakoresha article 15 iyi bakoresheje 15 ngiye kubona abana barafunye ntegereza igihe ari butakirishwe sikutari gutaka kandi no mukire w'Isira kwacora kukumve gupfa ngo ti none amabaza muzaryunga tuzaryungirira hepfo. Reka nta kintu tukwiye kwiratisha, reka twirate Imana yacu yo mu ijuru, Imana iri hejuru ya byose, Imana isumba byose. Tuvuga cyane ngo haleluya. Kandi nabwiye umuntu ntuzacire undi urubanza kuko isi irikaraga. Ntuzacire mugenzi wawe urubanza ngo we nagusenga ngo kubera ko iyo minsi ufashwe n'umwuka wo gusenga uhise wumva ko undi yaguye. Hoya, nawe hari n'ubwo azawufatwa noneho wowe bizagenda ariko. Ahubwo reka tubona gushyigikirana, dushyigikirana kuko iyi si si iwacu ni mu ijuru turimo turategereza aho tugomba kuzaba iteka ryose. Inanga ni mu mazu gusa, ariko reka mubwire, reka dutaka inzu yacu. Turimo turataka, turi kuvuga ngo dutaka dutera akarangi, nibyo taka ino nzu, ariko nawe utaka n'umutima wawe. Munakara mumerekeje sinzongera kujya gusenga Yesu Kristo azongera gukomereka. Ntuzagwishwe n'abantu, ahubwo Imana mwamenye mwahuye. Yayindi mwahuye sha, yayindi guha umunezero, yayindi ujya wumva ukumva uranezero, yayindi ujya wumva ukumva urishimye, yayindi ntuzayihemukire undi wari uyegera uvuye ngo ndagukunda wa Mana we, uko byagenda kose ndagukunda, nubwo naburara ndagukunda, nubwo nabwirirwa ndagukunda, nubwo napapa gusa ndagukunda,
ijambo Yesu yavuze, yaravuze ngo numpamiriza imbere y'abantu nanjye nzaguhamiriza imbere ya Data. Hari abantu bakunda guhamiriza Imana mu gihe cyiza gusa, cyiza. Muri iyo minsi yafashe amafaranga, Imana ni imbaraga, ifite ibitangaza. Mais non, Jésus, non, Jésus, c'est lui vraiment, Jésus. Si muri wake. Ubwo muri iyo minsi yahuye n'akantu, Jésus, hapana. Haiko Mungu, si lui vraiment, si lui. Ni Mungu. Ubwo yaba atahuye n'akantu, si lui, ni tu ya Yesu. No, si yuwe hapana. No. Niyo mpamvu Yesu yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ujye igihe cyose ujye wishima. Waba ubabaye nezererwa Imana, kandi waba ufite nabwo nezererwa iki? Imana. Bwira mugenzi wawe wababare bakorera Imana utitaye ku bindi. Oya, umundebere nawe umubwira rega ntacyo bitwaye, nawe umubere muvuga butumwa. Igihe akazi gahari, Yesu shimwe, igihe kadahari muzasenga mwera bumva. Unyumvira ibintu bibiri bitandukanye. Igihe akazi gahari, haleluya, tumwambie Bwana asante amamara. Yes, ariko nzakubwira bageze akabone. Umva washyamari rero nk'ebyiri. Igihe agafaranga kadahari, haleluya yewe nawe umubona ibihedemo, haleluya. We ntabwo uri kureba ibihedemo, berega ngira ibihe nawe. Berega n'Imana yaravuze ngo buri kintu cyose kigira igihe cya, kandi akamubwira bene abo bantu bagira ibyanditsweho. Ahita gukubita icyanditswe kijyanye n'icyo gihe. Bamubwiriza gatatu ku murongo wa mbere, igihe cyose kigira igihe cyacyo, haba igihe cyo kunezerwa, haba igihe cyo kurakara, ubundi mu gihe cyo kurakara. Ugasanga mu gitondo baza uri umukristo, wajya gusuza umuntu ngo Yesu ashimwe. Yesu ashimwe, ariko simba numvise. Banumvise igihe wavugaga numvise. Ariko bakristo bavandimwe turimo turasangira urugendo rwo mu ijuru, reka duhinduke kadukizwe, tuvuga cyane ngo amen. Yes, waba ufite amafaranga vuga neza, waba utanayafite vuga neza, waba wisize vuga neza, waba utanisize vuga neza, waba ufite iyo modoka n'ibindi twifuza hano ku isi, njya mbwira abantu ngo ni iby'igihe gitoya, vuga neza. Waba utanabifite nabwo uvuge neza. Sangure bamugenza mubwire ngo mu busanzwe uvuga neza. Hari n'abantu guseka byabaye ingumi, ukajya kubona umuntu aragize undebera abantu muri iki gihe ntabwo bagiseka. Kubera iki? Ibintu byabaganye ibibazo, umuntu ajya guseka uyu muntu Yesu se murabize. Imana yacu rero vuga ngo amen. Tunezererwa Imana. Iyi Mana turimo turababwira ni Imana ivuga, ni Imana iriho, ni Imana izahoraho. Ntabwo ishobora kugukamiriza akagezi itafunguye akandi, ntabwo ishobora kugutesha agaciro hoya, kuko Imana ni Imana y'agaciro. Ikurema yafashe igihe ikurema, yafashe umwanya igutekerezaho, yafashe umwanya iri kukwibazaho. Ntabwo rero yapfa kuguhomba. Niyo mpamvu wowe ufite agaciro, uri umuntu w'agaciro, uko wahagarara kose, abo ubyara n'ab'agaciro, urugo rwawe rw'agaciro, ubuzima bwawe bw'agaciro, ntukipfushe ubusa, uri umuntu w'agaciro. Warasifiwe. No, kuba bitakunze niba bivuze kutari uw'agaciro, uri uw'agaciro. Hari undi uvuga atari ko se urabona ko biriya bintu byari ibyawe, none byari ibyawe ndetse n'ibyawe. Izera gusa. Nubwo haba inyanja imbere yawe, reka wizere Imana yacu irashoboye.
ibyo wahura nabyo byose ntibivuga ko Imana yerekeye aho gukora. Iracyakora. Hanurira mugenzi wawe mubwira ngo humura uyu mwaka Imana izakora iki gitangaza cyane. Ariko wamuhanurira umusekera rero igitangaza kiva mu guseka. Samu mubwira ngo akira surprise gutya, akira surprise. Bwana asifiwe sana. Yes. Nigeze kubabwira ijambo nababwira ngo iyi giti cyeza amapera mu kwa kane azabaheza amapera. Umuntu wese nge sinigeze yerera. Uzima nzigeye yerera. Twajyaga kwiba mu mapadiri. Padiri sana iki gihe. Nabakera. Noneho rero hari masera. Twajyanye n'umupapa afite abana bane yitwaga Kaberuka. Tujya mu babikira tugiye hari amapira mese tugafata umujugujugu tugakubita yose agakuwa hasi. Mbwira Kaberuka rero ibi bintu ntabwo ari byo. Reka twe turire tugeyo. Ngo ndabona noneho rero ntabwo ari byiza kwiba ahubwo tujye kubasaba. Kaberuka arambwira ati nitubasaba ababikira ntibakunda gutanga. Ngo ahubwo twebwe tugende twihe niba dufata basi. Kaberuka waretse tukajya kubasaba atoya tugende. Kubera ko yandutaga tujyayo nyine kubifata. Tururira tugeze hejuru turarya naho ababikira batubonye kare bagiye kwambara amapantaro. Batubonye ngiye kubona igikundi cy'ababikira kiracomokotse kiratuzengurutse. Harimo uwitwa Mameya. Mameya ari mukuru. Icyabaye ni kimwe. Ati turabakubita buri umwe wese afite inkoni. Mitambwira Kaberuka ngo urabona ibintu ukoze twari kujya kubasaba batwima twigendera. Atoya tereka ngwereke ukuntu turi bubigenze. Kaberuka ajya mu gashweke hejuru areba Mameya ahana ahita asimbuka amusimbukira ngo pa abamuguye akimuba numva igufa rya Mameya ngo tu riraturitse. Babikira bose biruka ngo bajya kureba Mameya. Ubwo twiruka Kaberuka yigize ingwe bamuhimbiye indirimbo ako kanya iranamamara cyane. Kaberuka wigize ingwe. Gusa Imana ishimwe ko ntabwo batumenye kuko abana bakaritiye bose burya barasa. Ntabwo batumenye abana bakaritiye bose barasa. Ntibamenye ngo ninde waje. Gusa bavuga ngo umwana muremure ngo buriya ngo ni Bonfils ngo niwe. Kandi utagira ngo ari babazaga nitwe babazaga. Rero igihe cy'amapera cyo nashatse kuvuga ni igihe nuko igihe amapera yeze igiti cyeze amapera umuntu wese agitubita umujugujugu, umuntu wese agitera amabuye, umuntu wese agikoraho kuko cyeze amapera. Ariko igiti kitariho ikintu nta muntu n'umwe ukireba. Nakubwira nshuti yawe bitewe n'icyo uzabacyo. Niyo mpamvu Satani nawe ahagurutse ibikurwa, ahagurutse ibitero byose, ahagurutse ibigukinege, ahagurutse ibigukama umunezero, ahagurutse ibigukubita kuko ufite muri wowe icyo Imana yaguteganyirije. Muri wowe harimo ibintu bikomeye cyane ntabwo wabibona ariko urabifite. Kandi muri wowe harimo igitereko cy'amatabaza cy'Imana. Ntabwo abantu mwese nimuzaba pasiteri, mwese nimuzaba ariko reka mubwire hari ikintu Imana igukundira kandi icyo yagushyizemo icyo ngicyo nicyo kizahisa umugisha, nicyo kizahesha isi umugisha. Icyo ngicyo kikurimo. Yesu ashimwe. Ahari kuvuga neza kwa nibyo Imana yakuremeye kugira ngo nuhura n'umuntu ukamubwira neza agafashwa. Ahari gutanga kwa icyo Imana yakuremeye kugira ngo ugusigaze gutanga kwawe kugirire neza. Ahari Imana yakuremeye kugira ngo nuhura n'imfubyi uzazirere Imana ihabwe icyubahiro. Ahari Imana hari icyo yakuremeye kugira ngo umunsi umwe numara gukira uzakiza abantu. Hari impamvu uri ku isi. Ntabwo waje gihanuka. Hari impamvu uri ku isi. Hari impamvu Imana yakuzanye hano ku isi. Reka ahubwo umenye impamvu yawe nurangiza uyiha agaciro. Impamvu abantu badakunze Imana batagishaka kureba Imana
hari umugabo w'inshuti yanjye duherutse kuganira, arambwira ngo njye sinzongera kujya mu rusengero. Gaho byagenze rite se bana yanjye? Kigereho sinzi ngo narakomeretse si yo nyine, ariko nafashe icyemezo na madamu tuzadushiramo site turebe ivugabutumwa. Ndababwira ngo no, ni gute ushobora kumva nta Bibiliya irabangwa ni mwubahe guterana kwera, noneho wowe ugiye kuduteranira kuri site ntawe byanditse. Uzi icyo Satani yaragiye kumwiba? Yaragiye kumwiba umumaro we mu rusengero, yaragiye kumwiba icyo Imana imureberamo ikanezerwa, yaragiye kumwiba cya kintu kimuhuza n'Imana, kubera ko mu nzu yiwe nta connection irimo y'Imana. Irimo n'ibyo kubera ko hose Imana irahaba, ariko nanone hari ahandi hita izina ry'Imana, hari ahandi Imana ivuga ati ahantu niho murira n'abana b'abantu. Ni ukuvuga ngo ikirere icyo wowe ukora, kuko impamvu iduhuza turi benshi, icyawe kinezeza uyu nguyu, nanjye icyuyu kinezeza uyu nguyu. Iyo turimo turiterera abadayimoni barasha, niyo turimo turabwirira Imana tukavuza akaruru harera tukazitera, hari ibitero byari gutera iwawe bihita bigenda, kuko Bibiliya iravuga ngo kuko icyuma gityaza ikindi. Ni ukuvuga ngo icyuma gityaza mugenzi wacu, ntabwo wacyarizwa ahantu hamwe. Ni ukuvuga ngo wowe uranyaza nanjye ndagutyaza, tugatyazanya tugakomezanya, tugashirizanya n'imbaraga, tugasubizamo yava, tugakomeza urugendo, tukavuga ngo komera, imbere ni heza, hari Imana ifite imbaraga. Ntuzabone nta muntu uzagukura imbere y'Imana, uzakomere uzakomezwe, kuko Imana yacu ifite umugambi mwiza ku buzima. Yesu ashimwe. Yesu uri muranyumva? Niba ushaka kuba ufite agahinda gafite toro, ntuzave mu nzu y'Imana, kuko mu nzu y'Imana niho abantu bakirira. Mu nzu yitiriwe izina ry'Imana niho abantu babohokera, niho abantu bishimira. Kandi reka mubwire, nta hantu na hamwe uzabona hari perfect. Nigeze kubabwira ngo Imana iguhuza n'umuntu we Eliya wawe uzakugeza ku cyo ugomba kugira. Iyo witonze neza ugafata wa Eliya wawe mu kuboko mukagenda, ntabwo wasonza, hari ikintu waba. Iyo witonze ugafata wa Eliya wawe mu kuboko ugatuye umuntu, Eliya wawe uramwiyumvamo, ntabwo bamugutera ahubwo umwiyumvamo. Niyo gusa upfa kumubona ukumva uranezerewe, niyo yavuga gusa muraho ukumva urishimye. Reka mubwire, Imana uyirebera mu bantu, ntabwo Imana. Bibiliya iravuga ngo ese uzaba utakunze umuntu ureba, nurangiza ukunda Imana utareba. Niba utakunze njye turi kureba, uzambwira gute ukunda Imana mu gihe Imana ndakwemera? No, baza urwanira ishyaka ureba, urebesha amaso, baza urwanira ishyaka ureba. Ariko se ni gute wowe Imana ishobora kuguhereza imodoka ukanezezwa no kugenda wenyine mu modoka? Ya modoka yigize ikibazo, ntabwo Imana ikureba, kuko mu buzima bwawe urikunda, urego yize. Ni gute ushobora kugura umufuka w'umuceri ukawurangiza nta muntu n'umwe, niyo yaba atari uw'iwanyu, nta mushyitsi n'umwe, urarya ikiyiko kimwe urabihiritse? Niba ushobora kuba ufite ibihumbi 50 ukabimara nta muntu n'umwe wahayeho n'igihumbi, no, it's not by chance kuba mu rusengero gusa, no, ahubwo Imana ikintu yishimira ni ugukora tawe. Mugesha ufite amafaranga ukishimira ko ufite wenda inoti zitukura mufuka gusa ukumva birane, no, ntubizakunezeza ibyo, ahubwo uzanezezwe nuko abantu 10 harimo wahuye nabo, wagize icyubaha, wagize icyo bibaho, wagize niba uri umuntu wahuye nabo, icyo umuhereza yishimye. Niyo mpamvu nababwiye ngo umuntu nagera iwawe nushaka kubura umukenera wiba, ariko ntuzabura amazi, uzamubwira ngo babarira, ntuve mu nzu yawe utahuye nabo. Hari principe z'ubumana. Principe z'ubumana ni ijambo rivuga ngo tanga. Gutanga biri muri principe
ikomeye y'Imana. Satani niyo mpamvu kugutanga yagukizemo abantu basigaye bavuga amafaranga riratorana amafaranga gusa kubera ko azi neza ko principe y'Imana iyo utanze icyo ubibye nicyo gusa. Munaka kugireho umubwire ngo njye ntayo mfite, aho kugira ngo umubwire ngo ntayo mfite, muhe make agenda afata ayo ngano, ariko wamuha avuga ngo amina amen. Ariko muri kunyumva bene data, oya muri kunyumva, kugira mugenzi wawe kwegere ngo ntihazagire umuntu kurya, umuntu usonza kandi uhari. Buriya reka mubwire, mu isi yose Imana irategura ikagira gutya, waba uri iwawe ukugumura ngo mama nashaka bakubesha, nashaka azakubesha. Don't worry, ntuzatekereze ko akubeshe. No, Imana yo mu ijuru irondora imitima, izareba imirimo yawe. Umva Bibiliya iravuga neza mu Byahishuwe 2, aravuga ngo nzi imirimo yawe. Ni ukuvuga ngo icyo ukoze cyose werekejeho umutima. Abantu ntibakijya gusura abarwayi, reka da. Abantu ntibakijya gusura abafungwa, reka da. Abantu ntibakijya, umuntu asigaye agira amafaranga akumva yayirira wapoke yake duhuya. Hari imirimo y'Imana ikonta, hari imirimo Imana itekereza, hari imirimo izakurindira abana bawe, hari imirimo izatuma umara umwaka utarwaye, hari imirimo izatuma umara umwaka nta kibazo ufite, hari imirimo izatuma hari ahandi hantu uzajya, hari imirimo ituma kakagezi kadafungwa, ahubwo gahora gaproduza, gahora gafungura amazi, kuko imirimo yawe hari Imana yawe. Nibashaka abantu bakwihore ntibabyibuke, ariko Imana yo mu ijuru ukorera izaba yabonye imirimo yawe, kuko imirimo yawe irakwibuka. Vuga ngo haleluya. Ariko abahore tugaterana rimwe, haleluya. Hari ibintu bigera kuri 3 bituma Imana ikorwaho. Umuntu wa mbere ni umupfakazi, umuntu wa kabiri ni imfubyi. Ndongera gusubira, umuntu wa mbere ni umupfakazi, umuntu wa kabiri ni imfubyi, umuntu wa gatatu ni uwasutsweho amavuta. Amen. Ndongera gusubira, ni abantu 3 iyo batabaje Imana niyo yaba idafite gahunda yo gutabarira atabara. Ndabavugamo uwa mbere utangirira abandi bose ni umupfakazi, uwa kabiri ni imfubyi, udafite kirengera, udafite pfa, udafite se, udafite nyina, udafite buri kimwe, agataka ngo Mana ndengera kuko nta wundi mfite, ndakurahiye inkuba zirakubita. Uwa gatatu ni uwasizwe amavuta. Niho Bibiliya ivuga ngo ntuzakora ku wasizwe iki amavuta. Nibara abantu bajya hariya buriya manaka buyiriwe tuvugaro uri kwirahurira nk'umuriro wacecetse. Genda uceceke, aho wahurira nayo ntabwo hasi. Genda uceceke. Ikigira kabiri, imfubyi ntizikagutakira kubera yuko izi neza ko ufite, kandi izi neza yuko ari wowe wayikemurira icyaha, ikaza ikakuririra, ukabona amarira y'imfubyi aramanuka. Kabaye ijuru rirahubangana, ijuru rirakubita, kuko biravuga ngo ni jye wese w'imfubyi. Hari umugabo w'abapfakazi, ni ukuvuga ngo uyu mupfakazi atatse umugabo aramanuka, iyo imfubyi itatse isi aramanuka, akavuga ngo ni iki kirimo kirateza. Uwa gatatu ni umunyamavuta, avugije induru, avuze atayiwa data wera wo mu ijuru, Imana yamusize inagira bibi, ahubwo imanukira kugira ngo izimutabare. Yesu nashimwe cyane. Amen. Icyama ukiga gukorera iki? Iga gukorera, byige. Ubu Amerika igeze kugeza aka kanya n'umupagani
azi gutanga icyacu, umupagani, umwitabi, ukora ikintu kimwe cyose. Abaririya agatelefona umushumba we akamubwira ngo urahagana he, nkora iki kubera ko ufite icyacu, akacyoherereza aho ari. Umwe ari mu Michigan, undi ari muri Texas, undi ati genda ahangaha, ariko Imana yambaye umugisha, ndabigenza gute? Amerika ubu kugeza aka kanya ntabwo bajya kurahira ngo bagire ngo no, bizera mu ijambo ry'Imana. Iyo agiye kurahira avuga ahazamura Bibiliya. Uzima foundation ya Amerika yose iri ku ijambo. Babigishijwe abana babo barababwira ngo nudatanga icumi, nudaturira Imana ntabwo bizakunda ko uzakira. Ni ukuvuga ngo foundation yawe nziza ni uko ugomba gukiranukira Imana, ukishyura icumi cyawe, ugaturira Imana, ukamenya gufasha abakene. Reka mubwire, Amerika yifasha gitari gusa ukajya hariya ngo sinzi ukuntu bigenza, ukaririmbira ngo sinzi ukuntu bikora, ufite gitari yawe, ufite nta pani iri hano usibye ingofero. Umuntu uciyeho yifitiye itabi araza agakora iki? Ashyiramo, nta n'umwe yumva wa muziki n'icyo, ahita yigendera ashyiramo akigendera. Umusaza umwe yari akennye cyane, hanyuma haza umugore w'umukire cyane, afata 400,000 abishyira mu gikapu, arangije abirambikaho. Yaranjyanye wa musaza, akimara kubirambikaho ngaho, wa muntu ahita agenda hakurya, yongera yambara indi myambaro mibi, akenera imyambaro mibi cyane. Araza yegera wa musaza, akimara kwegera wa musaza yari amaze kubona ya mafaranga, ajya muri alimentation ashopinga buri kimwe cyose. Bahura nawe rero ari maze gushopinga, ahita amutakira amubwira ngo papa mfasha, mfite ikibazo kindemereye, ibintu byose byacitse, mfite umwana bagiye kumubaga kandi akeneye 400,000. Umusaza nta kindi yakoze, aravuga se ndabigenza gute? Areba hirya areba hino, biramuyobera. Arangije afata bya bintu byose yaguze, arongera abisubizayo. Arababwira ngo mumbabarira, mpuye n'ikibazo gikomeye cyane. Umwana wanjye, umwuzukuru wanjye agize ikibazo cya kanseri. Babandi bongera bamusubiza ya mafaranga ye. Bakimara kuyamusubiza ya 400 yose, arayaterura ayahereza wa mugore. Aramubwira ngo nta kibazo, genda ujye kumufasha. Umugore ahita apfukama hasi, ararira cyane, araboroga, aravuga ngo mbabarira, ninjye wayazanye, nagira ngo ngerageze umutima wawe. None rero ubu icyo gusaba, ndagusaba ngo mbere papa, mbere ya papa nzakuka kugira igipiri, ibintu byose nibyo nzabiguha. Tugende, imodoka ziba ziraparitse, bamushyira mu modoka, baragenda bamuhereza inzu nziza yari yarateguriye. Yaravuze ngo ma, uzabe papa wanjye, uzambyara, uwo nzakorera, nanjye nkamunezeza. Imana imuhaye se, kandi Imana imuhaye se, icyabaye n'ikintu uze arafusubizwa, ndetse n'umumama nawe arasubizwa kubera ineza gusa. Kubera ineza gusa, neza yagize byatumye umusaza asubizwa, ndetse n'umugore we nawe arasubizwa. Ikibazo cyo muri iki gihe abantu barikubiriye, ndetse n'ubuhari kugira ngo bazaguhe biragoye. Niyo mpamvu umwana umuhabonye agahita wamubwira ngo wamuhaye, agahita arebesha wazana ebyiri, agahita avuga niyi yitwara. Abantu ntabwo bagikunze Imana, ahubwo bakunze Imana y'ibitangaza gusa. Ntabwo bagikunze Imana mu mitima yabo. Iyo mpamvu abantu bakunze gusa ngo bababwirize ibitangaza, bababwirize ibitangaza, bababwire yewe dore no, ntabwo bakibabwira Imana y'urukundo. Imana yacu y'urukundo barayibagiwe, ahubwo barimo barafata Imana ngo barashaka gusa ibitangaza. Bibiliya iravuga ngo nimushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Reka dukunde Imana kuko yadukunze, reka tuyishake kuko ntabwo izatureka, ntabwo izatwihorera, ntabwo izatuma duhora turira, ntabwo izatuma itureka. Oya, ntabwo yaturetse, yanatwibagiwe. Ibyo wacamo byose ibivuga ko Imana yakuretse, ibyo wanyuramo byose ibivuga ko Imana yakuretse. Ahubwo yayo kugira ngo abakugose, kugira ngo abakuzengurutse bamenye ko hari Imana ibasha gukura hasi igashyira hejuru. Umugore umwe, nyina wa Samweli, ijambo rikomeye, aravuga ngo Imana yacu ni kuri kuzimu igashira.
ntabwo Imana yigeze yereza mama wa Samweli kubera yuko Penina yaramubwiye neza, ntabwo yamubwiraga neza, yamubwiraga nabi buri munsi. Wowe dore ukuntu Dore yanamubwira ngo abana bajya kumuvomera, akamubwira ngo wabyaye abawe, kandi kumubwira ngo wabyaye abawe azi neza yuko ari kubwira ingumba. Hari igihe cyawe Imana izakugirira neza, ariko reka urukundo rw'Imana ntabwo rukuganza. Vuga ngo amen. Mbwira mugenzi wawe, ntuziratane uruhu, uziratane Kristo. Hari ibintu bimaze kumenya byaratutse, ugasanga umuntu arivuga, we njyewe naramanutse mumanuka Texas, manuka Oklahoma, ngugeze Oklahoma, umanuka ipfa gatoya rya pizza, ngeze muri pizza, ariko muri kumva Yesu na Yesu wa muri pizza. Namanutse Michigani, manuka none ngo ndimo ndatwara indege, ntabwo Yesu aba muri ibyo ngibyo. Reka mubwire inshuti yanjye, Yesu ni umwami, ni umwami w'abantu, ari hejuru y'ibyo, ari hejuru y'imyambaro, ari hejuru y'imikomeye, ari hejuru y'amafaranga, ari hejuru y'amazu, ari hejuru y'abakomeye. Yesu ntabwo ari uwo kugereranya n'ingendo. Ese murimo muranyumva? Nugenda mu ndege ntuzagereranya, uzamuha icyubahiro gusa, ariko nabyo wibyiratana cyane, kubera yuko kuba kugenda nawe mu ndege wavukiye icyenda, hari undi nawe wajya, nta experience irimo. Kugenda mu ndege ntibisaba kwiga, ntibisaba kuba uzi gusoma no kwandika, oya, bisaba gusa kujya muri Rwanda. It's not easy, ni ibintu byoroshye. No, ntabwo bisaba ngo wize Makerere, wize Cape Town, wize hariya iyereka Harvard, ahandi yakomeye Mihaye ahantu hose hakomeye hose. No, izo umugabo w'umunyaruhengeri uko niko kuri, ntabwo yize, ntiyakandagiye no mu ishuri, ariko agenda mu ndege. Yagiye Dubai, abafite abasore bane bamutegereje, bamurangurira abari mu hoteli, abari hariya gusa, bakamurangurira. Bamara kumurangurira akabahereza umwe 200 magana, bagapakiza buri kimwe cyose, akaza ngigiye. Nyiri Jakaju ni umugabo w'igicumbi, ni ikimuga. Dubai yagiye kujya mu kazi, yigeze guhurira bitewe n'akazi nari ndimo. We saa 3 nibwo ajya mu kazi, saa 7 aba arangije akazi, saa 9 aba ari mu bwonko. Ngira ngo yumve ubutukufu wa Yesu. Saa 11 aba ari muri siporo, muri pisine. Ndamubaza ngo bimeze bite, arambaza ngo witwa nde? Ndamubwira ngo ninjye mukire w'u Rwanda. Iryo jambo riramukanga, arikanga ngo uvuze Yesu. Ukora iki? Nkora iki? Ndi umuhanuzi w'Imana. Ngo nagize oya, n'ibindi nabyo birimo, reka nze ntabwo ndasoza ibyo nkora. Ngo none se ubundi ikindi kikora iki? No, mu ofisi y'Imana ndi umuhanuzi. Ukaba ufite amafaranga menshi, sinzi ukuntu yaransasa ngo kuva nabera niwo muntu, we muntu umbwiye gukiza. Teburi urakize, nta wamenya abanyarwanda bakira bacecetse. Ariko wagiye nawe wihagarara, vuga ngo amen. Ubwo rero mugeze mu makire, ugahita ugira hari abantu bahita bagenda bunamye, ariko urunamishwa n'iki ko Yesu yaduhitamo? Ugasanga umuntu ngo Yesu ashimwe, ariko urunamishwa n'iki? Hita umusubize neza, hagarara confidence, ugire confidence ya ibyo bintu byo kuzana ugiye no kugwa ngo no, Yesu ni
niwe mwami w'abantu, niwe ufite byose. Urufunguzo rukomeye, nyuma yaragukomeje, yarakuzamuye. Wikwisubiza hasi, wikwisubiza munsi, Yesu yarakuzamuye cyane. Haleluya. Bibiri y'amagambo bakubaha ububahe, ariko nanone ntabwo ari ukubapfukamira, kubera yuko muzi neza ko ari umukire w'aka gace, ukajya kuwungira sinzi urimo uravuga n'ibyo adakora guya, cyangwa ukajya uhamya Kristo, ukareka kubana ibirayi n'ibijumba n'abantu, uhamya Kristo. Vuga ngo amen. Bwira umuntu ukwegere ngo kunda Imana kuko yakunze mbere ukiri umunyamavuta. Ongera bimubwire, nuba n'umuntu mukuru ari ubibwira cyane, Imana yagukunze mbere ukiri umunyamavuta. Ese nta kuntu twahoberana ukamubwira ngo akira urukundo rw'Imana, haguruka umuhobere neza, akira urukundo rw'Imana. Waba bari ukarumuhesha shaka, akira urukundo rw'Imana, akira urukundo rw'Imana. Aho yagera ku bantu benshi, ariko urebe ubugugu bw'abantu, urebe ubugugu bw'abantu. Oya, gera ku bantu benshi ubabwira ngo akira urukundo rw'Imana, bagereho